saga ziri kuri social medias birababaje kandi mu by'ukuri biratwereka ikintu gikomeye, biratwereka gap ikomeye tugomba gutekerezaho. Ibintu ni ukuri kandi koko mu by'ukuri nanjye ugiye kumbaza ibyinshi bavuga ni ukuri kw'ibiriho. Ukuri hari ibintu byinshi, hariho inzangano, hariho amacakuri, harimo abantu bakoresha uburozi, hariho ibintu byinshi, hariho ubutinganyi n'abantu bajyana abandi mu butinganyi. Ibi twese turabizi ariko sinshaka guca imanza. Abantu badafite kirazira mu byo bavuga, bakavuga ibyo babonye, bagakora ibyo babonye. Hari amashusho atandukanye y'ubwambure bw'abantu ari kugenda ajya ahagaragara. Kibaza uyu munsi abana bari gukora bari ku matelefoni, bari kureba amavideo, bari gukora bafite ama iPad, bari gukurikirana ibintu biri ahanga, nta muntu wo kubakumira. Mubyeyi bamaso, ibintu biri ku social media twabibayemo inshuro nyinshi, twabikuriyemo. Ni ibintu nzi mfiteho amakuru wenda menshi atari make nubwo banashaka kubyinjiramo. Hari bimwe abantu bakora ukabibonamo ikintu nari mvuze, ugahita wibaza aho bakuriye, uburere bahakuye cyangwa se icyo babaremyemo. Twebwe turi urushinge rw'umunzani, abana bacu nitwe tugomba kumenya ibyo tubaha, tukabalansinga. Ntabwo abana aribo babalansinga, uvuga ngo ni twebwe dukora balance, tugira ibyo tubagenera mu gihe bakiri abagenerwabikorwa, nabo bazabone ibyo bagenera abandi mu gihe bazaba barabaye abagenerwabikorwa, mu gihe bagenera abandi. Inshuti bakunzi ba Global TV, nongeye kubasubiza kuri uyu mugoroba. Mugira amahoro, ndizera ko mumeze neza, ndizera ko rwose ari amahoro nk'uko mbibifuriza umunsi ku wundi. Uyu munsi rero murabibona inyuma yanjye gatoya, hirya no hino abana barimo barakina, abana baje gukina football, abandi bari gukina basket ahangaha iruhande rwanjye. Rero tugeze ahangaha twarebye ukuntu abana bishimye, ukuntu abana barimo barakina. Bituma ari ibiganiro tugira na hagati yanjye na mugenzi wanjye, tuvuga ku bigendanye na character z'abana cyangwa se kurera karakteri z'abana kugeza ubwo zizavamo ikintu gikomeye cyane. Rero ndavuga ngo reka tushyireho na kamera tunagane noneho kuri kamera, iganire hariho kamera, tujye mu kiganiro. Ntabwo ngiye kubaganiriza kuko mbarusha byinshi, ariko mu biganiro tuganira hari ushobora kugira icyo akuramo, hari ushobora kugira icyo akunda, akaba nawe kikaba cyamufasha cyangwa se akaba yagira icyo yunguka muri rusange. Reka twivugire ku burere bw'abana. Ngira ngo ibiganiro byagiye bitambuka benshi mwagiye munabireba. By the way, ndabashimira abantu mwese mwakoze subscribe, ndabashimira abantu bose mwagiye mukora share na comment n'ibindi byose mukomeje kugenda mukora. Ngira ngo mubona ko ibiganiro byanjye ahanini nibanda ku muryango, ari nayo mpamvu ndi kwabwira ngo hano narebye abana, nanone nongera kumva ngize ishyaka ryo kugira ikintu nshobora kuba nanone twasangira kuri uyu mugoroba. Abana akenshi turanga umwana ni umumarayika, abana ni abamarayika, ariko abo bamarayika tubafata dute, tubana nabo gute mu buzima bwacu bwa buri munsi, ko aribo bakura bakavamo ababyeyi nabo bagakomeza kureberera abandi bamarayika. Niyo mpamvu dutinda cyane ku bana. Rero njyewe ndimo ndabwira mugenzi wanjye ikintu kimwe kigendanye n'umwana, ndavuga ngo buriya twebwe abantu bakuru turabaremye, abantu bakuru turabaremye mu bundi buryo. Imana yaraturemye idushyira kuri iyi si, ariko inaduha ubushobozi bwo kurema natwe ibindi bintu bikomeye. Rero ngo turavuga iki? Reka twigarukire kuri uko kurema, tukuganireho, twirebere. Njyewe ndabivuga uko byumva, ariko buriya nawe ufite ukundi ubyumva ushaka kuzatubwira muri comment cyangwa se mu bundi buryo wabivugamo. Iyo duhawe abana, Imana imaze kuduha abana, uyu mwana iyo aje hari ibintu bibiri tuba tugomba kwitaho nk'uko nanabigarutseho ubushize. Umwana ntabwo dukwiriye kumugenera ibyo kurya gusa, ibyo kunywa gusa, ibyo kwambara, amashuri meza, kubaha byinshi bigendanye n'icyo kamere irarikira. Muraza kwihangana na sound kubera ko haratambuka amamoto, haratambuka abana basakuza, bose bari gukina, muraza kubyihanganira. So nkuko nayo mbisobanuye, hari ibintu byinshi cyane umwana akenera, ariko buriya twebwe hari ibindi bintu
tuba tugomba guha umwana, aribyo abana aribyo twega tugomba abana bacu, aribyo umwe navuga kuri side yo kurema. Buriya umwana uko umurera hari ibintu ugenda umuremamo, ibyo bintu umurema rero nibyo bizajyana nyine uwo uyu mwana azaba we. Mu buryo ngiye gusobanura, buriya umuntu w'imbere cyangwa se uyu karagiteri ye y'imbere niyo ibikenewe cyane, apana bindi tuvuga ngo umwana ntacyo yamburanye, ngo abana bafite ibyo kurya, abana bafite ibyo kwambara, abana biga mu mashuri meza, abana bafite ubitaho mu rugo. Ntekereza ko ntabikurenze kuri ibyo ngibyo, umwana ntacyo aba yamburanye, ubwo nawe natazigirira umumaro bizaba ari ibyo ngibyo. Ariko mu by'ukuri reka mbabwire, umwana akenera umubyeyi we 100%, akenera uburere bwawe mu byo umubwira, mu byo umwereka, mu byo umutoza. Uko niko ugenda umurema nk'umuntu w'ahazaza, urema uyu mwana uko bwije n'uko bukeye. Niyo mpamvu iyo bwije utavuganye n'umwana wawe, iyo bwije utamenye uko abana bawe biriwe cyangwa se umwana wawe yiriwe, ibyo yariye, ibyo yabonye, abo birirwanye, ibyo bamuhaye se, ngo ubikontorore ubashe kubireba, uyu mwana ashobora kuzakura hari manka afite, hari ibintu atigeze abona kandi mu by'ukuri wamugombaga. Rero icyo gihe azatanga ibyo yahawe, azatanga ibyo afite. Ikindi birashoboka ashobora nawe kwidekuvurira, birashoboka ashobora kuba ari wa muntu ushobora kujya hanze akishakishiriza imibereho ye uko igomba kugenda. Azajya kuri internet, hari ibyo azahabona, azumva abamugaragiye, azabyumvira mu nshuti ze, azabyumvira ku ishuri aho yiga. Yirwaneho. Muri aho rero ashobora kuzakora amakosa menshi, akakura yumva ko ariko kuri, akumva ko ibyo ari byo yabonye nyine ari byo akwiye kugenderamo, ariko mu by'ukuri hari ikintu wamwimye gikomeye. Rero najya mbibutse ko turi abaremyi, icyo nari nije kuza kuri uyu mugoroba, turi abaremyi. Buriya ni nko ufashe abana ukabaha ibumba, bose ukabaha ibumba ni ikintu gisanzwe, ukabashyira ahantu hatandukanye, ngo wowe genda hariya muri kiriya cyumba, wowe jya muri iriya nguni, wowe jya hariya, hanyuma buri wese abumbe ikintu ashaka muri no bumba. Hari ushobora kubumba inyoni, hari ushobora kubumba imodoka, hari ushobora gukora ikibumbano cy'umuntu, hari ushobora gukora ikibumbano cy'imodoka. Buri wese yakora ikibumbano cye. Rero ni nako natwe tumeze. Iyo duhaye bano bana baza kuri iyi si, ariko mu by'ukuri ubwonko bwabo babukiri pure nka rya bumba. Twebwe nitwe tugomba kuribumbamo ikintu dushaka. Rero icyo ushaka muri uyu mwana buri ushobora kukimuremamo akiri mutoya, akazakura akaba ari cyo azakurikiza, akaba ari cyo azakora. Ariko tubikora dute? So ni ukuvuga ngo rero niyo mpamvu nyuma ya bya bindi byose navuze twe dutekereza ko ari byo abana bakeneye, ariko hari ibintu ugomba kumutoza. Ukamutoza kirazira, ukamwereka ibintu byemewe n'ibitemewe, ariko ukamwereka impamvu n'ingaruka zabyo. Ukamubwira ngo iki kintu ntabwo ari cyiza, iyo ugikoze dore ingaruka zishobora kubaho ni izi ngizi ABCD. Uramutse ukirinze dore ibyiza byabyo ni ibi ngibi. Iyo umwana ari muto ukamubwira bino bintu, akenshi akura yumva ko ari ibintu byo kandi akabigenderamo. Uba uri kumuremamo, ni rya bumba noneho uri gufata nawe ukaribumbamo icyo ukeneye, icyo wowe ushaka. Birashoboka ko ashaka kuzahungabanywa n'ibindi bintu. Ni nk'uko umubumbyi ashobora kumva ikibumbano ariko wenda nyuma imvura ikazakinyagira, cyangwa se akazagira ikindi kibazo gituma cya kibumbano cye cyangirika, ariko nta kaba ataragize. Hari ishusho aba yaragihaye, nawe ni ishusho ugomba guhereza umwana wawe. Kera twakoze bavuga za kirazira, bakavuga ngo kirazira kurara mu isekuru, uko wakwicara mu isekuru, kirazira kurara mu muvure, ngo uramutse uraye mu muvure ngo wahinduka umukobwa, cyangwa se waba uri umukobwa ugahinduka umuhungu. Ibyo rero bishatse gusobanura iki? Ziriya kirazira zaraturimitaga, ukuba ko icyo kintu utagomba kugikora. Bakakubwira ngo kwica umuserebanya ngo iyo wishe ngo urawubyara, ariko muri kuri siko byari bimeze. Ahubwo nuko byatumaga umwana adapfa kwica akasimba kose abonye, ngo umuserebanya uhohote ntacyo umugize, nawe ukeneye ubuzima. Hari ibyo twatozwaga muri buriya buryo. Kuba umwana bamubwira bati kirazira kwica inyamanza. Hari inyoni zajyaga ziza mu rugo bakangura inyamanza iyo yaje ngo ibisura abashyitsi, bakakubwira icyo kintu kumva ko iyo nyoni utagomba kuyica, iyo nyoni utagomba kuyihohotera. N'umwana ubonye ahantu babikora akaba ati ibyo bintu birazira, mu rugo batubwiye ko kizira. Urumva hari ibintu wagiye umuremamo, akura yumva ko ibyo bintu n'ibisa nabyo atagomba kubikora. Ariko iyo utabimuremeye inshuti zanjye,
akora icyo yumva, akora icyo abonye, ngo kiza yakwiye kirazira, ariko tugomba twebwe gushyiraho kirazira nk'ababyeyi. Buriya umwana umubwiye ngo guterana amabuye ni bibi, ushobora gukuramo umuntu ijisho, ushobora gukora ibi n'ibi n'ibi, ushobora kumena ikirahure cy'imodoka, wakimena ngiye nk'umubyeyi bakanyishyuza amafaranga agombaga kurya cyangwa agomba kwishyura ishuri, nkayishyura ikirahure cy'imodoka. Icyo gihe umwana agakura abizi ko ati rero ishuri ryawe ntabwo uzarijyamo, muzarya nabi, umugati wa mu gitondo ntuzawubona kubera ko amafaranga nayatanze. Ibyo tuntu ugenda ubwira umwana akura yumva ko gutera ibuye ari bibi. Niyo anyuze ahantu batera ibuye ashaka kuza kuvuga ngo mama cyangwa se papa, uzi ko hari abana abonye afite imico mibi, uzi ko hari umwana abonye uterana amabuye, uzi ko ku ishuri kanaka yateye ibuye kanaka, urumva ko arabizi ko ari bibi, azakora akirinda. Rero dushaka ibintu duha abana bacu kugira ngo tubarememo abantu bakuru b'ejo hazaza. Umwana rero uramurema ryari, uramurema gute? Ni ukumushakira umwanya, muri kwa kuba busy, muri kwa gushaka amafaranga, muri kwa kumurihira ishuri, muri kwa kumugurira imyambaro no kumushakira ibimutunga. Mushakira umwanya mbere na mbere wo kurema uwo azaba we, wowe ukeneye. Kuko ku ishuri bamuremamo undi muntu, ubumenyi bwo ku ishuri bamuha ni ukumuremamo umuntu uzahangana n'ubuzima bw'ejo hazaza. Ni ukuvuga ngo ni nko kumwigisha ubucakura bwo kubaho muri iyi si. Aramutse ahuye n'ubukene, icyo ashobora gukora, bo bamuremamo umuntu wabo bigendeye nuko nibyo bamwigisha. Ariko twe mu rugo tubaremamo iki? Abakozi tubazanira babarera, hari ibyo babareramo bakuye mu burere bw'iwabo babaremamo. Ese wowe nyuma y'ibyo umukozi amuremamo, nyuma y'ibyo inshuti zimuremamo, nyuma y'ibyo social media zibaremamo, twebwe tubaremamo iki? Twitekerezeho. Maze iminsi ndi kubona saga ziri kuri social medias, birababaje kandi mu by'ukuri biratwereka ikintu gikomeye, biratwereka gap ikomeye tugomba gutekerezaho. Kuri social media tumaze iminsi turimo turareba abantu benshi bari kureba ibintu bimwe, nubwo nashaka kubyinjiramo, ariko mu by'ukuri njyewe nababwira yuko ibintu biri kuri social media twabibayemo inshuro nyinshi, twabikuriyemo. Ni ibintu nzi, mfiteho amakuru wenda menshi atari make, nubwo banashaka kubyinjiramo. Hari bimwe abantu bakora ukabibonamo iki nari mvuze, ugahita wibaza aho bakuriye, uburere bahakuye, cyangwa se icyo babaremyemo. Njyewe by the way ntabwo wenda abagize amahirwe yo kubana n'ababyeyi murahari, ntabwo nagize amahirwe yo kubana na data na mama kubera ko bapfuye kare, bitabye kare, bitahiye kare. Ariko ntekereza yuko umuntu agize amahirwe yo kubona umubyeyi cyangwa umurera, hari ikintu aba yaramuhaye, ariko aba yatanakiguhaye. Ni ikibazo uyu munsi twebwe twakabyigiyeho tukabireba. Hari ibintu bimwe urabona ukabona hari abantu badafite kirazira mu byo bavuga, bakavuga ibyo babonye, bagakora ibyo babonye. Hari amashusho atandukanye y'ubwambure bw'abantu ari kugenda ajya ahagaragara, ukibaza suko singiye kuvuga ngo uyu muntu bafashe amashusho ngo mucireho urubanza. Birashobora kuba bimufasha atabizi, birabishobora ko ushaka kuba atarabizi, ariko by'umwihariko reka twirebere. Uyu muntu afashe ino video y'ubwambure bw'umuntu akayishyira kuri social media, atekereza yuko hari abana bataruje imyaka y'ubukure bashobora kureba bino bintu? Arabitekereza. Birashoboka ko ashobora gutekereza yuko ibi bintu bishobora kwangiza ibintu byinshi, ariko nuko atashyiriweho za kirazira agakura azizi, akura yarememwe kumva ko hari ibintu umuntu agabura n'ibyo atagabura. Yego, hari ibyo dukwiye kugabura, hari ibyo tudakwiye kugabura. Ese tubigabura ryari? Tubigaburira abandi? Uyu munsi abana bari gukora bari ku matelefoni, bari kureba amavideo, bari gukora bafite ama iPad, bari gukurikirana ibintu biri ahangaha. Nta muntu wo kubakumira. Mubyeyi bamaso uyu munsi ni bano turi kubona. Ejo bishobora kuba ku mwana wawe, ejo bishobora kuba ku wanjye, ejo bishobora kuba kuri murumuna wanjye cyangwa se umuvandimwe wanjye n'undi muntu wawe wa bugufi. Hari abantu bajya banga ngiye ngo social media barasinye zikurikira, sinanazikunda, ariko ni byiza ko wazikurikira. Iyo zikurikira umenya ibyo urinda abana bawe. None niba utabikurikira, niba utabireba, wowe uratekereza yuko uzabitoza abawe ryari? Kuko ushaka kuba utabikurikira ariko babikurikira. Menya ibibera aha, menya ibikugose, menya ibigukikije. Numara kubimenya umenye uko ugomba kurinda abana bawe. Nagiye mfata umwanya wo kumva ibiganiro bimwe na bimwe kuri bano bantu bari kuvuga kuri social media, cyane ko wenda benshi twagiye tunabana
twagiye tunakorana, ndi mu bantu batangiye bakora kuri YouTube. Natangiye 2016 nakozeho gatoya, nakoranyeho na Arthur Nkusi Rutura. Njye na Rutura twari dufite ikiganiro cyitwaga The Soft Talk cyashaka kuri YouTube channel ye. Njyewe nari mfite agace kitwaga So You Think You Are Famous. Umugiye kuri YouTube mwabibona, turi mu bantu batangiye bagiye bakora kuri YouTube itaragira abantu batarabimenya, abantu benshi batarabihishurirwa, batarajya nanjye ubwanjye nabikora ariko ntarabisobanukirwa ya icyo gihe. So rero umva hari ibintu biri muri industry nagiye mbona, bamwe bakavuga ngo ibintu ni ukuri, kandi koko mu by'ukuri nanjye ugiye kumbaza ibyinshi bavuga ni ukuri kw'ibiriho. Ukuri hari ibintu byinshi, hari inzangano, hari amacakuri, hari mu bantu bakoresha uburozi, hariho ibintu byinshi, hariho ubutinganyi n'abantu bajyana abandi mu butinganyi. Ibi twese turabizi, ariko sinshaka guca imanzi, ahubwo ndashaka kuvuga ngo ese mubyeyi urabizi ko ibintu biriho, iyo babivuga urabyumva ugatambuka, iyo bivuga wumva ko ari ibintu bisanzwe, ubyumva gute umwana w'umunsi abigiyemo. Rero reka twirebere ikintu cyitwa uburere duha abana, ibyo tugaburira abana n'ibyo duha abana, kugira ngo bino bintu ejo bundi bitazatuzira, bikaza bidutunguye, bikaza tutabizi, tukisama twasandaye. Rero muri rusange ubundi umwana n'umuziranenge turabizi, indirimbo za cyane bavuga ngo umwana n'umutware, ibyo murabizi. Nikuda bari kivuga umwana we sinuko nazi kunenda bivuga, ariko ivuga mara ayo magambo ko abana n'abamarayika, ni ukuvuga ngo umwana ibyo wamugaburira byose nibyo yafata, uwamuzaho wese yumva ko ari uwo. So umwana iyo umuntu akiri muto, nanjye uyu munsi hari ibintu ntari kumva, ubu nanjye hari ibintu ntari kumva, ariko ejo nzumva avuga ngo muri ya myaka nari ndimo ibisina byumvaga ariko muri kubyumva, nkuko uyu munsi hari ibyo njya ndeba naciyemo nkavuga ngo wasubiza inyuma biriya sinakongera kubicamo. Ariko ni ukubera iki? Kuko ntabonye umuntu umfata akaboko ngo angorore yambwira ibintu ni bibi cyangwa se si byiza, ariko hari ukuntu urwana, Imana ikagufasha, Imana iradufasha. Ahanini iyo umubyeyi akenshi hari ibyo udaha umwana, ariko n'Imana ibihari ikadufasha. Gusa ni na byiza ko natwe duhagarara mu murongo wacu, umwana ukamuherekeza, ukamenya imyaka agezemo akeneye iki, ukamugaburira ibigendanye n'icyiciro agiye ageramo, njyewe mba numva byakabaye byiza ubundi yuko hakabayeho nk'amahugurwa se, hakabayeho se nk'ubukangurambaga ku babyeyi, ku buryo habaho basics ku buri mubyeyi agomba kuba azi. Hari needs umubyeyi akeneye kumenya, hari ibintu abana bose bahuriraho muri rusange mu gukura k'umwana. Wenda ku bantu bize biology cyangwa se bazinduye biology barabizi ku mikurire y'umwana, wenda aho duhungabanya abana bacu, urugero hari imyaka umwana agenda ageramo, hakaba ibintu akora bigendanye n'icyiciro agezemo, kuko arimo ari kudekuvura ku buzima bwe, ibintu bishya bigenda bimubaho, akagenda dekuvura, ugasanga ari naho tumubangamira. Hari igihe umwana akora ikintu ukamukubita, hari igihe umwana umubwatuzana gukubita intoki bite n'intoki ze ziri gukubagana ko ziri gushaka kudekuvura, tuvuge ngo ari gukinisha imyanya y'ibanga, bareka igihe agezemo nicyo gihe cyo kudekuvura, bitewe n'ukuntu ari kubona imyanya y'ibanga iri kugenda ihinduka, iri kumurya se, iri kugira gute, wowe ukagira ngo wenda arimo arikinisha, ukagira ngo wenda hari ibyo ari guca, ukamukubita intoki cyangwa ukamubangamira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nk'izo nk'ibyo mbona ari ibintu by'ingenzi buri mubyeyi wese yagiye amenya guhera kuri ya myaka umwana atangira kugera muri icyo kigero. Hakaba n'ahantu umwana agera agakubagana cyane, akamena ibintu, akangiza ibintu byinshi cyane, none ukaba wamukubita uzi kuri kumuha uburere, ariko mu by'ukuri ari kudekuvura. Ahubwo muri uwo mwanya akeneye umuntu umuganiriza kuri cya cyiciro agezemo, ukamubwira ngo ukabasha kumukumira ibi. Ntabwo bivuze yuko umuntu atagomba kugira umuntu atagomba guhana umwana, ariko ni gute uhana umwana, ni gute umuhana. Ubundi mbere yuko uhana umwana, niyo mpamvu nari namaze gusobanura ngo mbere yuko uhana umwana ubundi ugomba kubanza kumenya icyiciro agezemo. Ntabwo uko uhana umwana w'imyaka 15 ariko uhana umwana w'imyaka 10, ntabwo ariko uhana umwana w'imyaka 5, uko uhana umwana w'imyaka 15 ariko uhana umwana w'imyaka 20. Hari uguhana hakaba no guhanura,
hari impanuro ushobora guha umwana bitewe n'icyiciro arimo. Umwana mutoya ntabwo ikintu cyose azashaka kuzakimuha, oya, kandi uko imutoza uyu munsi arabyanga, ejo akabyanga akagira akabimenya. Niyo mpamvu umwana abaye mukuru hari ibintu abura akabyihanganira, ntabe yajya kwiba, ntabe yajya kubishakisha mu gukora iby'ingeso mbi, kubera ko arabizi ashobora kwihanganira ubukene, ashobora kubaho mu bukene. Nk'Abanyarwanda twaciye mu mateka akomeye, abenshi byaratugwiririye tubura ababyeyi bacu, ariko ni ukuvuga ngo muri kiriya gihe mu gihe wenda ababyeyi bari bariho hari ibintu twabonaga, ariko amateka amaze kuza hari ibintu twabuze, tubivuzwa kubera iki? Kubera amateka abayeho mashyashya, kubera ibyago n'amakuba bitugwiririye, tuvuzwa bya bintu byose, ariko tubaho turakura. Rero n'umwana ugomba kumutoza ko icyo gihe gishobora kugeraho, we never know, gishobora kugeraho. Icyo gihe rero ugomba kuba waratoje wa mwana wawe kugera kuri ya level yo kumenya kwihanganira ibidahari. Uyu munsi harimo abana bajya gushakira amaronko mu buzima butari bwo, turabibona hirya no hino. Umwana ngewe hari ama excuse wenda umuntu atajya wumva ukumva ntabwo yari ngombwa. Umuntu arakubwira ngo gushyira video y'ubwambure bwanjye hanze ku bushake kugira ngo mbone amaramuko, ariko uri kumva ni cya kintu avugaga, kuko ntabwo yatojwe muri cya gihe cyo kwihangana ngo amenye yuko ibyo ashatse byose atagomba kubibona. Kuko noneho abantu benshi hano hanze babayeho bigana, abayeho ubuzima butari ubwabo, abayeho abona umuntu uko abaye akifuza kuba nka we, abayeho abona runaka akifuza kubaho nka we, noneho muri kwa kwifuza azakora ikintu cyose ku kiguzi icyo ari cyo cyose kugira ngo bimufashe kugira gute, kubona bya bintu kanaka afite, nawe abe nka we, nanjye mbe nka runaka, none ntaba kibayeho ari we, akabaho mu buzima bw'undi muntu. Urumva rero ni ngombwa ko dufasha abana bacu kubatoza bakiri bato ko icyo atabonye ntabwo akibonye. Umwana aramutse akubwiye ngo arajya ntabwo ari burye, ntabwo ari bwoge mbere yo kurya, none uwo koko wumva ko udashaka kubangamira umwana ukabangwa ngo nibyo ngo nta kintu nabanza arye nyuma ajye koga, kandi umubyeyi ubizi ko ni byiza ko umwana agomba kubanza akajya koga, hanyuma yava koga akajya ku meza akarya, sibyo? So icyo gihe umwana abikora akarira ukamwihorera, uraba uri kumutoza, urumva ko ikintu cyose rero agomba kukibona. Ari ikintu ngira ngo tuganireho. Umwana ashaka kubwira ngo njyewe nkeneye tuvuge urugero, nkeneye kurya inyama zirahari, ariko ashaka kurya inyama every day, cyangwa ashaka ko zirya saa sita, ashaka akazigena nijoro. Uzi ikintu ugomba gukora? Inyama ntuzazimwima, ariko ushaka kuvuga ngo inyama ntabwo uri buzirye saa sita, akababara akarya ibindi yabyimbye yarakaye, none wowe ugafata wa mwana inyama ukaza kuzimuha nijoro, ntazibonye. Cyangwa uyu munsi ngo nta nyama muri buryo, ugashyira ko uyu munsi nta nyama muri buryo, urabizi ko bazishaka ku mbaraga, ntabwo muri buryo inyama. Burya nubwo abakiri muto we ntabwo ari kubyumva, ariko bya bintu kugenda ubimumenyerezamo bikura, iyo amaze gukura akagera mu buzima abona yuko hari ikintu adafite, ntafite imodoka, aravuga ngo iyi modoka nubwo ntayifite nonaha, ariko ejo nzayitunga, ejo nzayibona, kuko wamumenyereje ko na cya kintu yashakaga muri cya gihe muri wa mwanya atahise akibona, ariko umwereka ko ejo ashobora kukibona, kandi birakunda, sibyo? Njye nakuriye mu muryango ukennye, twajyaga tujya kuvumba umupira tukajya kureba televiziyo mu baturanyi, abana babo sometimes bakatwirukana, bakanga ko tureba, bakashyiraho rido, ukabura n'ahantu urebera match, ubanda twashaka kureba match cyangwa se filime n'ibindi. So njyewe ikintu byankukiyemo, byakuze ntakunda kureba filime, nubwo nkora filime nkakina filime, ariko numva yuko icyo kintu si ikintu cyanjye, kubera ko mu rugo ntidufite ubwo bushobozi bwo kuba twagura televiziyo ngo turebe tubirebera mu rugo. Noneho uyu mwana wakuze muri ubu buryo ashobora none kwangizwa na ya televiziyo kandi wayifite. Ubuzima bwo kuva ko arugora muri televiziyo, guhera mu gitondo kujya nimugoroba, wanamubuza bikaba intambara. Ariko noneho na wa mwana badafite televiziyo wabo, ukaba wamufasha kumwereka ko nubwo nta televiziyo mufite, ari cyo navuze, dore impamvu tudafite televiziyo, ukamwereka impamvu, ukamufasha bitewe n'icyiciro agezemo kubyakira no kumva yuko bizaza washobora kuzayitunga.
uzi ko buriya iyo ukuze umeze gutyo ibintu byinshi urabibona ukabona ni bisanzwe, ikindi afite kumva ntabwo ari icyaha, ntabwo nanze ko babihabwa, ariko se uramutoza yuko uko bikena ariko abibona, uko bigusabye niko abibona, uko abiriye niko abibona. Ni byiza ko mwebwe mubifite, ariko tekereza kano kanya yuko rero wimuha ubimuproviding, uramutse uvuye kuri iyi ugapfa, aramutse akubuze we papa na mama mwamuhaga bino bintu, akadoptwa na famiye idafite bya bintu, mwaramutoje ko ibyo bintu agomba kubibona, azabaha ibintu bikaza bikamugwiririra. Navuze ngo niba ibintu bihari ni byiza ko bihari, ariko managing uburyo ugomba kubibahamo, umanaging n'uburyo ugomba kubibima. Uzareba hari umubyeyi wima abana telefone cyangwa televiziyo akavuga ngo ni muri burebe televiziyo uyu munsi murakora kid homework, bakaba babizi ko kuwa gatandatu niba babyutse saa 5 wenda bari burebe ikiganiro cy'abana gica kuri televiziyo izi saa, nyuma yaho ngaho umunsi wose na televiziyo bari burebe ari umunsi wo gusubira mu masomo yabo. Urumva televiziyo irahari, ibyo bareba birahari, ariko barabizi ko batabyemerewe. Uwo mwana kuza managinga mu gihe kiri imbere, ku managinga social media cyangwa ibindi bizamworohera. Ariko hari n'utafite televiziyo iwabo, nawe bakwiye kwareba bya bintu, ubone kuri side yawe bagomba kumenya ukuntu bamutwara no kumuha kubyakira, uko ashobora kubatoroka akajya kubira mu ngo z'abandi akirirwa iyo ngiyo, nawe ntiyige. Niyo mpamvu navuze ngo habaho balance. Twebwe ababyeyi nitwe rushinge rw'umunzani, munyumve neza, twebwe ababyeyi tururushinge. Abana mu munzani habamo urushinge rupima ibiro, kiro kimwe, ibiro bibiri, ibiro bitatu, ibiro bingahe. Twebwe rero tururushinge rw'umunzani, abana bacu nitwe tugomba kumenya ibyo tubaha, tukabalansinga. Ntabwo abana aribo babalansinga, uvuga ngo ni twebwe dukora balance y'ibyo duhereza abana bacu. Rero tubyige, tubyitoze umunsi ku wundi. Nibitunanira ni ikibazo, biranashoboka ko natwe wenda bamwe turi ababyeyi tutarabihawe kubitanga, natwe bikaba ari ikibazo, kuko nanone gutanga icyo udafite nabyo ni ibindi. So ariko noneho nabikomojeho kubera yuko nagiye ndi kugenda mbona isi iri kwirukanka, social media ziri kwirukanka, noneho zikazana ibintu byinshi. Noneho de plus biri kuza, hari biza bikaturusha imbaraga, bikaturusha intege. Biradusaba rero ko noneho dutangira gutekereza hakiri kare. Bano bana bacu iyo tutajyaga tubagaburira, iyo tutabahaga showbiz zirahari ngo zibibahe. Noneho rero birasaba iki? Ndanasoza wenda ndisabira inzego zimwe na zimwe zibishinzwe cyangwa se zifite ububasha. Ubwo navuga nka Minisiteri y'Umuryango. Nka Minisiteri y'Umuryango ni byiza yuko ishobora kugira ibintu bimwe na bimwe muri za cyeza nagiye mvuga, bagakora urutonde bagashyira ku murongo ibintu ibi nibi A B C D kugera kuri Z, abantu batagomba kurenga, bagomba kwitondera. Niba abantu bakoresha social medias, ibi nibi ntimwemerewe kurenga uyu murongo, kubivuga cyangwa se kubyinjiramo mutafite uburenganzira cyangwa mutarabihuguriwe. Icya kabiri, hakajyaho wenda komisiyo y'igihugu ishinzwe abafite ubumuga. Ibi nibi nkuko bavuga ngo ntabwo umuntu avuga ngo aba bana n'ubumuga, ntabwo ibyo byemewe. Ibindi bavuga ibyo ushobora kubivuga ukaba wabizira. Ntabwo ushobora kuvuga ngo uriya muntu ni ikimuga, ntabwo ibyo bintu bishoboka, ntabwo ibyo bintu byemewe. So ibyo byose hakajyaho izo detail. Iki niki urutonde rwasohotse rwa komisiyo y'igihugu y'abashinzwe abafite ubumuga. Ibi nibi ntabwo mwemerewe kubyinjiramo. Hakajyaho urutonde rwa Minisiteri Minubumwe ikavuga ngo bitewe n'amateka yacu dusigasira muri uburyo ubu n'ubu. Ibi nibi ntimukure kurengera ngo mube mwabyinjiramo. Urumva iyo dufite ibyo bintu, kuko uyu munsi social medias ziri kwinjiraho abantu bamwe bize itangazamakuru n'abatarabyize, gutya nkaza nanjye nkajya kuri social media nkatanga wenda ibintu bitari byo. Ariko iyo ufite nanone ibyo bintu bimwe ureberaho, LIB yatanze ibi, Minubumwe yatanze ibi, komisiyo y'igihugu ishinzwe ababana abafite ubumuga mbaye nanjye ngomba kumwumva nanjye kubivuga. So ni ukuvuga ngo ibyo bintu byose tukaba tubifite, nzamenya ko hari umurongo ntagomba kwinjiramo, ndamenya ko hari umurongo atagomba kwinjiramo. Ariko uyu munsi bari gukora amakosa menshi cyane. Uyu munsi rero ntiyakora amakosa abyara ibyaha, barafungwa,
abandi bajyane mu bigo ngororamuco, babajyane iyo ngiyo. Uyu munsi ashobora kuba ari abawe bari kujyayo, ejo bazaba ari abanjye se, ejo bazaba ari inshuti n'abaturanyi, ejo ntabwo tuzi uzaba uri kujyayo uri gukora ayo makosa, kandi ntawe tubyifuriza, nta n'uw'igihugu kibyifuriza, twese twifuza ko hano tubana mu mahoro. Niyo mpamvu rero bisaba ngo ibyo bintu bikorwe, ariko natwe nk'ababyeyi, natwe mu rugo tumenye ko dukumira abana, tumenye ko tubarera, tumenye ibyo tubarinda, tumenye ibyo tubaganiriza, tumenye ko tugira ibyo tubaha, kuko nibo bagiye kuza kugaburira iyi si ya none, iyi si iri hano hanze, kandi baragabura nyine uko babyumva, baragabura uko bo babifite. So sinzi rero niba izi saga ziri ku masosho media aricyo zirimo kutwigisha, sinzi na hari ikintu zirimo kutubwira. Twese twirebera abana ahangaha bakina, iyo bari gukina ari batoya baba bafite urukundo, baba bafite ubumwe, baba bakundanye, baba bumva ibintu byose ari sawa, baba bumva rwose ukabona nta kibazo. Ariko uko hano uko mubabona, uko bagenda bakura bazamuka mu myaka y'ubukure bagenda bitandukanye nabo mu myaka mitoya, rero ejo ugasanga noneho babandi bakuze bakina ari inshuti, bahuza ibiganiro, batangiye kuba abanzi. Kubera iki? Hari urwego noneho bagezeho rutakirwa undi bari abagenerwa bikorwa, ahubwo nabo barimo kugenera abandi bari hasi. So rero tugire tubagenera mu gihe bakiri abagenerwa bikorwa, nabo bazabone ibyo bagenera abandi mu gihe bazaba barabaye abagena bikorwa, mu gihe bagenera abandi. So rero ndabakunda, ndabashimiye, mugire amahoro, mugire ibihe byiza. Yari Yves, muzi ikiganiro gitoya, wenda muranyihangana genda mbikatakata mu byumve uko biri, ariko icyo nashaka kubabwira ni ukugira ngo tumenye uko turera abana bacu, ibyo tubagaburira, kubera ko ejo ntago tuzi ibihari, ntago tuzi ejo nibahinduka abagena bikorwa nabo ibyo bazagenera bari munsi yabo. Uyu munsi nitwe bagena bikorwa, ariko ejo nibo bagena bikorwa, nabo bazahaza bari abagenerwa bikorwa. So natwe rero tubagenera ibyo tubaha, kugira ngo nabo tubahe impamba izabaherekeza mu buzima bwabo. So ndabakunda rero, mugire amahoro, mugire umugoroba mwiza, Imana ibarinde, Imana ibagire neza. Mukomeze mukore share, mukore comment, mukore like, kugira ngo turusheho kugenda tuzamuka. Nyamuneka mumfashe kugira ngo Ore Global TV izamuke.